nkunyuzeho mbona uri kwigaragura mu ivata ry'amaraso, ndakubwira ngo nubwo uri mu ivata ry'amaraso baho. Maze arangije arakubwira ngo baho, uwo ni Yesu yagusanze wigaragura, arakubwira ngo baho, nyamara wari waratawe ntacyo wambaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu Kristo, aho muri hose naho muherereye. Nkundire muri aka kanya dusangire rino jambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Iri jambo rifite teme ivuga ngo yadusanze twigaragura mu ivata ry'amaraso, irangije iratubwira ngo nubwo twigaragura tubeho. Yesu ashimwe. Ijambo ry'aka kanya raba ngo rero baho. Teme y'ijambo iravuga ngo baho, nubwo hari intambara baho, kuko ari Uwiteka Imana yabigusezeranije. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amazina, reka twivuge ku mazina. Amazina yacu ni Nsengiyumva Emmanuel. Dufite gahunda yo kuzajya mu ijuru, kandi nawe ndazi uri kunyumva muri aka kanya gahunda ufite niyo kuzajya mu ijuru. Hari ufite gahunda yo kuzamanuka? Hari ufite gahunda yo kuzamanuka? Oya. Twese gahunda ni hehe? Mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero mu gihe twese gahunda ari mu ijuru, tugomba kumvira ijambo kugira ngo turusheho gukomera mu mwuka, ndetse turusheho no kumva ko Yesu hari aho yadusanze twigaragura, maze arangije ntiyaduterana nk'uko abantu badutereranye, aravuga ngo tubeho. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli, ibice byaho ni 16. Turasoma ku murongo waho wa 6. Ni Ezekiyeli mu bahanuzi bakuru, ibice 16, umurongo waho wa 6. Haravuga rino jambo rikomeye cyane, aravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira, n'umushatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze nkutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze uba uwanjye, niko umwami Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rishimire Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iri jambo ndagira ngo turiganireho muri aka kanya. Bibiliya iravuze ngo nuko iyi yari Imana. Mu yandi magambo kugira ngo turusheho kwagukirwa rino jambo, uyu yari umukobwa w'umuhetikazi. Noneho ise uwamuteye inda, umuhetikazi, yaryamanye n'umwamoni. Umwamoni amutera inda, kandi icyo gihe ubu bwoko bwaranganaga, mu yandi magambo baranenanaga. Noneho uyu muhetikazi arangije ajya muri ubu bwoko bw'abamwamoni, ajya kuba yakwerekana ko atwite, maze barangije bamusubiza inyuma, baramwihakana, maze uyu mukobwa arangije yicwa n'agahinda gakomeye cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ngarangije yicwa n'agahinda gakomeye cyane, ngarangije ngo mu gihe cyo kubyara, ngaragenda, akimara kugenda ngo ageze ku nzira, ngarangije ngo arabyara. Akimara kubyara, wa mwana abyaye aravuga ngo nimujyana mu bahetikazi bazahava bamunyicana, kuko naryamanye n'umwamoni. Yesu ashimwe. Amen.
tope kidasa ndumva ndakumva Uwiteka we. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nukuba ngo uyu muhetikazi arangije afata wa mwana byaye, arangije amusiga ku nzira, akimara kumusiga ku nzira arangije arikomereza, arangije mu mutima we yumva araruhutse, yumva mu yandi magambo arabohotse. Yesu ashimwe. Amen. Maze iri jambo rirangije yatubwiye ngo nuko nkunyuzeho. Ni Uwiteka yanyuze kuri uwo mwana, nibwo bw'iri jambo rivuze ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza. Birashoboka uwo mubyeyi we yari yamwitaye, yari yamwanze, mu yandi magambo yarasa naho yamutaye cyangwa se yamwihakanye. Ariko Uwiteka arangije arabyitegereza, aravuga ngo nubwo aba bantu bakwihakanye, nge ntabwo nshobora kukwihakana. Nubwo basa naho bagutaye, nge ntabwo nshobora kuguta. Nibwo bw'iri jambo twumvishe, avuga ngo nuko nkunyuzeho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ati nuko nkunyuzaho mbona ukuntu uri kwigaragura. Uyu mwana akimara kuvuka ntabwo yigeze abona amahirwe yo kuba bamusharira ku mukondo uko bamubyaye, bamusizaho n'ivata ntabwo bigeze barimuvanamo. Uko bamubyaye niko bamusizaho, barangije barigendera. Maze Uwiteka arangije ngamurengukaho. Yesu ashimwe. Amen. Ngo akimara kumurengukaho arangije aravuga ngo nuko nkunyuzeho. Reka twongere dusome mu izina rya Yesu. Niho tugiye kuganira muri aka kanya. Ku gice cya 16 Ezekiyeli umurongo waho wa 6 haravuga ngo nuko nkunyuzeho. Ahangaha yaramunyuzeho hamwe bamutaye. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe. Ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Tuzamure Yesu ibiganza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo uyu mwana ntabwo yigeze akurwa mu ivata, nta nubwo bigeze bamuhanaguraho amaraso. Ariko Uwiteka arangije ngamurengukaho, arangije aravuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ndakubwiye nti baho. Ndetse Uwiteka arangije amusezeranira isezerano, aramubwira ngo nubwo uri mu ivata ndakubwiye ngo baho, ngo kandi ngo nkugwije nk'ibimera, kandi ngo amabere yawe ngazarushizaho gushimangira. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo niyo tugiye kuganira muri aka kanya. Birashoboka hari aho watawe, birashoboka hari mu muryango baraguciye, birashoboka wabaye igitutsi mu bandi, birashoboka ibihe bibi byaraje bikwangisha n'abantu, birashoboka intambara zaraje zituma abantu batakubona nk'uko wari uri, birashoboka mu muryango wabuze ijambo, mu muryango wabuze agaciro. Ariko muri aka kanya nyemerera ngo ubutumwa bwiza buvuye ku mwami Yesu, nkubwire ngo Imana iravuze ivuganye nawe ngo baho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nubwo hari abagutaye, nubwo usa naho watawe, nubwo usa naho nta jambo, ariko Imana ikunyuza aho ngaho. Haleluya. Nubwo ubona urugendo rukomeye, nubwo ubona intambara zikomeye, Imana ikunyuzeho, iravuze ngo baho. Ntuzongere gusuhuza umutima. Amen. Nyemerera muri aka kanya kubwira ijambo wumvishe. Yesu avuganye nawe ngo baho. Baho. Nubwo uri mu ntambara baho. Nubwo uri mu bibazo baho. Nubwo uri mu bintu ubona bisa naho bidafite agaciro, abantu basa naho bakwegekaho, nyamara bakubeshyera, ariko Imana iravuze ngo baho. Nyemerera wibuka urukundo Imana yakuvuzeho cyangwa se yakugizeho kera ukiri muto kugeza na n'ubu. Hari abashatse kukwicisha ntibyakunze, abarozi barakuroze ntibyakunze, abapfumu barakugendereye ntibyakunze, ariko nuko Imana yari yarakuvuzeho ijambo ngo baho. Nyemerera ntiwongere gutinya. Uyu munsi Imana ivuganye nawe ngo baho. Haleluya. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Turasengana Imana n'uyu muntu ayumva ko yari yarashize imbaraga z'umutima kubw'ibihe byamunyeganyeje, kubw'abantu bamuciye intege, ariko Imana irakubwiye ngo ngera ubyire ibyiringiro. Baho mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusengana Imana mu izina rya Yesu.
shobora kuba urwaye ariko kubwira ijambo wizere ko Imana ivuze ngo baho. Shobora kuba ufite intambara ariko kuri iri jambo wizere ko Imana ivuganye nawe ngo baho. Shobora kuba wari uri mu kibazo gikomeye ariko kubwira ijambo wizere Imana ko ivuze ngo baho. Nubwo ubona intambara zabaye nyinshi ariko Imana iravuze ngo baho, kandi mu kuvuga ngo baho ntawe uzavuga ngo pfa. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko urwaye ukaba urwaje, ukaba ufite abawe bari mu bitaro cyangwa se bari muri gereza cyangwa se bari hirya no hino. Nyemerera ubizerere kubwira ijambo Imana ivuze, nabo yabagizeho umugambi, yarababwiye ngo babeho, kandi mu kubaho kwabo nta muntu n'umuzigera uvuguruza uwo mugambi Imana yabagizeho. Nyemerera dusengane Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimye kuri Imana ivuga hose kandi ugera hose kandi ukagerera icyarimwe. Nyemerera Uwiteka uyu muntu urangije gutega amatwi iyi video, umubwiye Mwami Imana mu ijambo ryawe rihagaze muri Ezekiyeli ibice 16 umurongo wawo wa 6.